uyu mwaka hari umwihariko. Ikintu cya mbere dusabwa ni ukwitegura abashyitsi, tukamenya ko izo mpinduka zabaye tagomba guteza akavuyo, agomba kuza kuko umuntu watumiwe mu Kinigi, abazava hano muri hano muri Mirima, muri Kampanga, muri Nyabigoma, Kagugu, ni abantu bazaba bazwi batumiwe. Kanya kwa abayobozi bitandukanye mu muhango maze kudushyigikira kuri uyu mukino utangiza amarushanwa azahuza uturere tumwe dukora kuri parike y'Ibirunga. Nongeye kubasuhuza mwiriwe. Muri make rero Asakura turishimye cyane kubera ibikorwa byiza byinshi biteza ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Urangazwa imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ngira ngo ari waduhaye umutekano. Uyu munsi tukaba twishimye tunezerewe gukina agapira, ndagira ngo tumwongere amashyi. Dukoreye byinshi byiza. Uyu munsi turasarura umusaruro uturuka ku ngagi ariwo twabonye uyu munsi. Niyo mpamvu Sakura ifite intego ebyiri, harimo kubungabunga parike y'Ibirunga ndetse n'imibereho myiza y'abaturage batuye parike y'Ibirunga. Uyu munsi rero tukaba turi mu ntego yo kurushaho kubungabunga ubuzima, kuko siporo ni ubuzima. Siporo itanga ubusabane, siporo ni igikorwa cyiza tugomba gushyigikira kugira ngo n'abaturage bacu barusheho kumererwa neza. Tukaba twishimiye iyi nshuro ya 20 mu kwita izina abana b'ingagi. Sakura ikaba izakomeza gutera inkunga ibikorwa nk'iki ngiki. Nyakubahwa tukaba dukomeje ubufatanye hagati yacu, akarere ka Musanze ndetse n'abaturi. Murakoze cyane. murakoze. Umuyobozi waje uhagarariye urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB niwe ugiye gukurikira, ariko twari tugize imana tubonye umuyobozi wa parike y'igihugu y'Ibirunga hano turi ni mu rugo. Twagira ngo abanze agire ubutumwa atanga, hanyuma anaduhere ikaze umuyobozi waje aturutse i Kigali ku rwego rukuru rwa RDB. Mwiriwe guverineri w'Amajyaruguru n'abandi bafatanyabikorwa, abashyitsi baje hano, natwe turabashimira twese twitabiriye iyi gahunda y'uyu mukino. Nk'uko mubizi iri muri gahunda y'ibindi bikorwa bitandukanye mu rwego rwo kwitegura kwita ingagi ku nshuro ya 20. Ni byiza ko tugaruka hano muri iki kibuga. Mu myaka 10 ishize niho twakoraga igitaramo, ugasanga buri mwaka imyaka yagiye ikurikirana kwita izina igenda ihindura isura, ariko nk'uko mubizi tuva mu byiza tujya mu bindi. Umwihariko rero w'uyu mwaka turagira ngo turi uburyo twashyizeho muri iyi minsi yo kwibutsa, nuko uyu munsi kuri inshuro ya 20 tariki 5 z'ukwezi kwa 9, ikidasanzwe nuko abantu hazaza kwita izina abatumiwe gusa. Umubare n'ubundi bazaba ari babandi baturutse mu midugudu, baturutse mu turere, mu mirenge ikora kuri parike, n'abandi mu ntara uko ari ebyiri, y'Amajyaruguru n'Iburengerazuba. Ariko nangaha mu Kinigi, abazava hano muri Mirima, muri Kampanga, muri Nyabigoma, Kagugu, ni abantu bazaba bazwi batumiwe. Cyose
bikaba byaratangiranye n'umwaka ushize mu gihe hafatwaga ingamba z'uburyo abantu bitabira ibirori, ariko nanone wenda bikozwe neza bidufasha no gutuza, ariko nanone ikindi cya kabiri kijyanye n'umwihariko kuko habayeho bino bikorwa byose bizegereza kwita izina mu buryo butandukanye, mu mikino, muri konseri, byose rero yaba ari imikino nk'iyi, yaba ari igitaramo kizaba ku itariki ya 4 muri stade Ngoroherane, byose kugira ngo kwita izina tube tuvuga ngo uyu munsi umwe gusa, umunsi mwiza, ahubwo kwita izina ibirori bizaba muri ibyo byiciro bitandukanye, kandi nk'uko mwarabibonye kandi aha ngaha ni byiza, biteguwe neza, bityo rero turagira ngo bose dushimire abafatanyabikorwa, dushimire abaturiye za parike, kubera ko tudafite ubufatanye, tudafite guhuza zino ngamba z'icyerekezo, ntabwo kubungabunga parike, ntabwo kwita izina bikorwa n'urwiciro rw'urukiko n'abagizi cyangwa parike nationale. Zunganyano akaba ari we ushinzwe n'imikino no kwidagadura, ushinzwe abakozi kandi ufasha abagire vuba abasizi batangiye kugenda. Murakoze cyane, muraho. Nta bintu byinshi, amasaha yagiye, byinshi babivuze. Abashimiye nyakubahwa kwifatanya n'abaturage ba Musanze, shimira cyane umuterankunga wateguye iki gikorwa Sakora, murakoze cyane. Ibindi rwose ndashimira abaturage baturiye iki turere, ibyiza biri imbere, Sakora yaduteguriye byiza, hari amarushanwa agiye gukomeza, ibindi tuzahuriraho. Murakoze cyane. Nanjye sinjye buvuge byinshi, ariko ndashimira ubuyobozi bw'akarere ka Musanze, abafatanyabikorwa Sakora muri iyi minsi barimo batuma uburyo wacu wa Musanze, ariko no kwitegura kwitizina ku nshuro ya 20, biba ibikorwa biduhuza, bituma dusabana, n'imyiteguro ikarushaho kora. Imikino nk'iyi nanone dutangiramo ubutumwa butuma n'imibanire yacu no gukomeza gushaka iterambere ry'akarere kacu bishoboka. Kuko rero Prosper yarabivuze, uyu mwaka hari umwihariko. Ikintu cya mbere dusabwa ni ukwitegura abashyitsi, tukamenya ko izo mpinduka zabaye tutagomba guteza akavuyo, agomba kuza kuko umuntu watumiwe. Ikindi nifuza ni uko mwumvise amarushanwa ko akomeje, nifuza ko igikombe cyasigara hano, cyasigara i Musanze, cyangwa ko cyambuka intara, ariko ni ibintu abantu bakorera bagatangira gutegura kare. Ariko mu mpande zombi dushobora gukora n'ikipe imwe ikomeye, gahagararira akarere kacu ka Nyamata, kazaseruka neza, Nyabihu, Rubavu, numvise na Burera ntibazabashe kuduhangara. Icyo mbifuriza rero ni ugukomeza gukurikirana iyo gahunda yose uko yateguwe mu rwego rwo kwitegura kwita izina, tukazakomeza kugira ibirori byiza. Hari amarushanwa azasozwa kuri 29 niba ntibeshye, izo konseri zihari, izo byose tuzabikuremo ibyishimo n'imyiteguro myiza yo kwita izina abandi bari kugira 20. Murakoze rero, twese tumaze kugira imyiteguro myiza.